Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubahe ikaze abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Reka tubahe ikaze muri amakuru yacu aho rubundi tugiye kubagezo amakuru agezweho, akaba rero ari amakuru ari breaking news cyangwa se update, aho nubundi tugiye kugenda twibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ko tukaza kugenda twibanda hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ahari ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore rero ingingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kuba tubagezaho muri aka kanya. Tugiye kugaruka ku makuru avuga ko hari umukoloneli wa AFC witwa ngo ni Alfred Bizimana, bivugwa rero ko ashobora kuba yishwe na Wazalendo. Ese byagenze bite? Ese bihagaze bite? Yaba yiciwe he? Byose rero ntimuze gucikwa muri aya makuru yacu tugiye kubagezaho mu buryo burambuye. Turaza kugaruka kandi muri Rucuro, amakuru aravuga ko iyi Rucuro yabayemo imirwano ikomeye cyane, ndetse iyi mirwano nubundi ikaba yahanganishaga abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi b'imitwe twaje intwaro yakubiye mu kiswe ngo ni Wazalendo. Ese iyi mirwano yabereye muri Rucuro byagenze bite? Byose ntimuze gucikwa muri aya makuru yacu, aho tugiye kuza kugenda rwose tubavira imuzini muzingo, tukababwira aho ibintu byabereye ndetse nuko byarangiye, tukabaha icyitwa ripoti ya risasu na majeruhi. Hanyuma turaza gusimbukira i Bujumbura, nta kindi kiri kuvugwa hano muri za Bujumbura bakunzi ba Eugene Official. Amakuru aturuka hano muri Bujumbura aravuga ko mu by'ukuri hari delegation ya M23 yaba yagize itya ikabonana na Evariste Ndayishimiye. Gusa iyi nkuru ije nyuma y'uko minsi yashize nabwo hari n'indi nkuru yagendaga ivuga ko nubundi hari delegation ya Bujumbura yari yowe na Prime Niyongabo yabarageza hano mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu bice birimo kuyoborwa na AFC M23 hano muri uyu mujyi wa Goma, ndetse barabonana. Ese uyu mubano mu by'ukuri baba bari kugirana waba ari umubano uteye ute? Dore ko hari n'amakuru twagiye tubagezo kandi yizewe mu by'ukuri afite source yagaragazaga ko hari matekwa M23 yari yarafashe z'abarundi zaje rero kugenda zisubizwa cyangwa se baziha n'undi iki gihugu cy'u Burundi, nubwo byagaragaye ko harimo abo bagiye banga. Twagiye tubibagezaho. So nk'uko rero amakuru abivuga muri aka kanya tubazaniye, n'amakuru avuga ko hari delegation ya AFC M23 yamaze kuba igera hano mu gihugu cy'u Burundi, aho bagiye kuganira na Evariste Ndayishimiye. Agapfundikiye gateye amatsiko, nuze gucikwa n'aya makuru aho ugiye kumenya ese bari kuganira ibiki. Mu gihe barimo baraganira cyangwa se mu by'ukuri niba koko byatangiye kuba bari mu biganiro bagezeyo, wibuke ko hari ingabo zigera muri 200 zoherejwe kurinda Kisekedi. Ese byabifiteho bihuriye mu by'ukuri na Kinshasa cyangwa ni byabo ku ruhande ni diru zabo bibereyemo? Narabikubwiye witwa Evariste Ndayishimiye iyahuye n'ikintu cyitwa ifaranga ashobora kuguhindukana ifaranga, kuko arega nta mugayo ni musema kweri nkuko byagiye binagaragara. Ibyo nabyo turaza kugenda tubikuvira imuzini muzingo. Wowe urasabwa gusa kubana natwe mu by'ukuri ukabana natwe ukamakinga sure ko wakanze kuri subscribe ndetse n'ikigano ko wamaze kugikorera like ndetse ukanagisharinga. Ubu nino tukazajya twibanira mu makuru agiye atandukanye. Hanyuma rero turaza kugaruka no muri za Fizi, amatsinda abiri ya Wazalendo cyangwa se imitwe ibiri ya Wazalendo hano muri Fizi yaje gusubiranamo ndetse irarwana bikomeye cyane byo ku rwego rwo hejuru. Iyi mirwano yabaye nyaboneka ntuze kuyicikwa, no turaza kugenda tuyikugezaho ahari muri Fizi. Ngira ngo abenshi murabizi ko ari iwabo w'Abanyamurenge. Ubwo rero birumvikana tukimara kuvuga yuko ari iwabo w'Abanyamurenge cyangwa se imurenge, urumva ko aho byabereye ni mitwe buriya yabaye isubiranamo yari aho ngo nyine muri ibyo bice by'Abanyamurenge. Ibyo nabyo turaza kugenda tubikuvira imuzini muzingo makuru yacu buryo burambuye. Wowe gusa komeza ubane natwe, don't miss cyangwa se stay in touch. Turaza kwigarukira n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri Nyiragongo. Nyiragongo nta kindi kiri kuvuga, mu byibuka ko rwose Nyiragongo ikora ku mujyi wa Goma. Amakuru aravuga rero ko umukwabo wa AFC M23 wazindutse ku munsi rwose wazindutse. Uyu mukwabo
ukora cyangwa se ukorwa ngo uwafatiwemo mu by'ukuri abantu benshi cyane. Ese abafashwe byagenze bite? Ese bafatiwe he? Uyu muko wabereye he? Byose ro nyaboneka ntuze kubicikwa, ni muri amakuru yacu yo muri aka kanya, ntuze gucikwa rwose kugira ngo tuze kugenda tuguha icyitwa idonido. Turaza gusaba nabongera kugira gutya tweyegeze dusubire n'ubundi hano muri Fizi. Ubwoba rero ni bwinshi nyuma yisubiranamo ry'abo Wazalendo. Abaturage rero ba hano muri za Fizi bakaba bafite ubwoba. Tunagenda twibutsa ko hari n'ibitero biri gutegurwa hano n'igisirikare cy'u Burundi. Sinzi rero uko biri buze kugenda bigenda. Gusa turaza gusimbukira no muri Kenya, naho uwitwa Uhuru Kenyatta yatangaje ko mu by'ukuri napfa azasanga uwitwa Raila Odinga hanyuma ngo akamutembereza. Ese bimeze bite iby'uyu mugabo? Byose nabyo turaza kugenda tubikuvira imuzi n'umuzingo. Twikoze muri Madagascar rero, aho rero abafashe ubutegetsi nyuma yuko perezida w'iki gihugu wari usanzwe akiyobora yagize atya arahunga, aho rero byaje kugaragara cyangwa se yanagezeyo amahoro yahungiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Nyuma rero yuko uyu mugabo wabashe kuba amubadirisha cyangwa se wabashe kuba musimbura arahiye, amakuru aravuga ko bamaze kwemeza ko andi matora y'umukuru w'igihugu agomba kuzaba hasize imyaka 2. Urebye nk'umusesenguzi ubikurikiranye, iyi myaka 2 uyu mugabo ashobora kuba yarakoze byinshi bigiye bitandukanye, aho ndetse abaturage ashaka ko baramushyirigiriye icyizere bitewe wenda n'ibyo azaba yarakoze. Icyo gihe ndatekereza ko n'ubundi ubutegetsi hatagize igihinduka bushobora kuzaba buguma mu maboko ye. Twarebonye mu bihugu bigiye bitandukanye, gusa icyo nakubwira cyo nuko uyu mugabo ari watangiye rwose kuba ayobora iki gihugu. Byose rero turaza kugenda nabyo tubikuvira imuzi n'umuzingo. Mwabyumvishe rero, amakuru ni menshi cyane, ni menshi. Wowe rero icyo usabwa no kudutiza umwanya ukaba hafi yacu, ubundi amakuru tukakuvira imuzi n'umuzingo. Reka rero nsome ku mazi gato cyane, tubanze rwose dusome ku mazi, cyangwa se rwose tubanze dufate pause gato cyane, ubundi no duhite tugaruka amasegonda hafi nyuma y'amasegonda 30 tumanuka n'amakuru mu buryo burambuye. Yes, bakunze Jeune Official rero ni mutwemerere sasa amakuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye. Nizera ariko ku rundi ruhande ko mwese mwamaze kuba mukora kuri like kuri iki kiganiro, abandi kandi mukamwana maze kuba mugenda munasharinga inkuru yacu cyangwa se amakuru kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Uyu ni wo mwanya wo kugira ngo n'ubundi twinjire sasa mu makuru mu buryo burambuye, aho tugiye guhera amakuru yacu hano rero birumvikana muri za Rucuro, ahavuri kuvugwa ibitero bikomeye cyane. Ndabona umutarama nkubise update. Ndabona umutarama ankubise icyitwa update. Hanyuma hano muri Rucuro rero nta kindi gikomeje kugenda kivugwa, ni bitero karahabutaka byabaye cyangwa se n'imirwano ikomeye cyane n'ubundi yahuzaga cyangwa se yahanganishaga Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Repubulika n'igisirikare cya M23 AFC. Nk'uko rero Wazalendo mbona ziri kugenda zibyigamba ku rezo sosiyo, zikaba zivuga ko mu by'ukuri zabashe kuba zitsinda M23 ndetse ngo ihungira cyangwa se ngo ijyazi yivana mu bice byitwa ngo ni Bitsi, ibice byitwa ngo ni Bitsi, aho rongo M23 ngo yise ijya mu majyepfo y'uburasirazuba, aho bitangwa ni muri za Muhongozi. Rero ngo niyo M23 yahise ijya. Hanyuma kandi mu by'ukuri ngo Wazalendo ngo bakomeza kotsa igitutu ku bindi biriro cyangwa se mu tundi duce turimo n'ubundi izi ngabo za M23 yitwa ngo ni Kashovu ndetse na Ruwera na Rurera. Mu by'ukuri urumva n'uduce turimo hariya. Gusa ariko nk'uko amakuru
ari kugenda abigaragaza nuko abazarendo baha rwose bamaze gusambagurika, nta kigenda, nta mirwano, abenshi barimo kwiripotinga. Ukibaza uti se niba abazarendo barimo kwiripotinga, abantu bakaba barimo kuvuga ko rwose barimo kugenda bambura M23 duce tumwe na tumwe. Ukibaza wabihuza ugashakisha ugasanga rwose nta na kimwe cyo kwizerwa kuri ibi biri gutangazwa na wazarendo. Ubwo rero byose ni birimo kugenda bigaragara ko ari ibihuha cyangwa se ari ibinyoma. Reka ahubwo tutekubitaho umwanya twigire rero n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyepfo. Mbere yuko twakira mugenzi wacu Vincent tugahita tunamanukana no mu yandi makuru mu buryo burambuye akomeye cyane, reka ahubwo manze mbabwire ko hano muri za Uvira n'ubundi haravugwa umwuka mubi utari mwiza rwose, aho wazarendo bakomeje ngo kugenda biba cyangwa se basahura amaduka, ndetse ku buryo ngo batangiye no kujya mu mago y'abaturage, ariko cyane cyane mu bwoko bw'abanyamurenge, barangiza no bagasahura. Ndetse we ngo ku buryo ngo nta kintu n'iki na kimwe wagusigira. Ibaze kuba uri mu rugo wari ufite n'intebe mu nzu bakazipakira uhagaze ku muryango, cyangwa se bagusohoye, cyangwa se banakuzirikiye nko mu cyumba bakazipakira byose bagatwara. Utwo kurya wari ufite ndavote dushobora kugucuma wenda nk'ibyumweru 3 cyangwa se amezi 2. Urabona ko hari mu mujyi urimo ibintu by'akavuyo n'iki byose. Kurya hari igihe ubona ibyo kurya ugasevinga ukavuga utereka nsigare ndahangana n'iminsi tureba aho bizerekera, bakaza bagapakira bakagusiga mu by'ukuri nta kintu n'iki na kimwe usigaranye. Amaduka rero ndetse we ningo barenze ku byo kujya mu maduka, kuko amaduka barayamaze barayasahuye, noneho batangiye kugenda baniyahura cyangwa se bakajya no mu mago bagasahura n'utwo kurya, yewe bagatwara n'intebe zo mu nzu, wareba nabi rwose n'ibyo kuryamo bakabitwara ugasigara amaramasa gusa. Ariko hari amakuru arimo kuva ko hari n'abaturage rwose ari kugira gutya babaturanyi, yabona nyine habayeho nk'icyo gikorwa agahita avuga ati mu by'ukuri kama mbaya n'ubuzima ntabwo rwose twabirebera, bagahita bagira gutya rwose bakaba batanga ubufasha kuri abo bavandimwe babo cyangwa se kuri abo baturanyi bari kuba basahuwe na wazarendo, babaziza mu by'ukuri kuba arabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abari gukora icyo gikorwa cyo gufasha abo bagenzi babo cyangwa se abo baturanyi batite ko wazarendo zishobora kuba zabagira nabi rwose, ziramutse zibimenye bakara uburyo babicishamo, rwose ndabashimiye cyane. Kandi rwose muri abagaciro kuko muzi mu by'ukuri umuntu cyangwa se icyo bita ubumuntu, ndetse rwose mukaba munagaragaza ko mukunda bagenzi banyu nkuko n'ubundi musanzwe munaturana. So ngibyo rero ngayo nguko nuko bihagaze hano. Urumva ko abaturage batangiye guteseka, kuba rero wazarendo batangiye kujya mu mazu muri uburyo cyangwa se no mu ngo gutyo. Ibi ni ikimenyetso kigaragaza ko bashobora kuba ibindi byinshi cyangwa se barasahuye amaduka hakaba nta kintu basizemo, ku buryo noneho batangiye kugira gute, batangiye no kuba baza no mu mazu. Ubwo rero mu minsi iri imbere uratangira kumva n'isafuriya cyangwa se umuntu atetse bakaza bagaterura n'isafuriya y'ibiryo, kuko urumva ko ibintu byatangiye kugenda bidogerana cyangwa se biba bibi cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Reka ntiyekire mugenzi wacu Vincent rero tumanuke no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye twabateguriye, tureba rero tugenda tureba cyane cyane ibikomeje kubera hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vincent turagusuje kandi tuguhaye ikaze. Urakoze cyane bwana Eugene. Ko numva se n'utuwakazi tangiye nayo biziraza gutuma dusoza amahoro. Urimo wanyumva neza? Ndakumva, sinzi niba nawe unyumva. Okay, aha ndumva ibintu bigeze umurongo. Vincent, ndagira ngo duhere kuri izi nkuru z'imiriro, nanze kuzigarukaho ndi njyenyine, ndavuga nti reka bibe byiza rwose ko nzigarukaho cyangwa se nzinjiranamo na mugenzi wanjye tatura turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Wanyemera tugahera kuri iyi nkuru wenda mbere uko tujya kuri iyi nkuru ivuga ko ari delegation ya M23 yaba yageze Igitega cyangwa se hano muri za Bujumbura. Wanyemera tugahera kuri iyi nkuru ivuga ko hari umukoloneli wa AFC M23 ubwo birumvikana Alfred Bizimana ngo ushobora kuba yishwe na wazarendo. Iyi nkuru no twaheraho tukareba ese bihagaze bite mbere yuko sasa twinjira na muri za Gitega. Nibyo amakuru twagiye tubona acara hirya no hino. Mbere yo kumukuru w'ubwo
umwe mu bakoloneli ba M23 bita Alfred Bizimana akaba nyine aba muri M23 amazemo igihe bashobora kuba yaricwa hitwa Rukoro kuri Rucuru centre ugana Bunagana. Nabonye hari n'imodoka barimo kugaragaza ngo zahiye n'iki byose utareba. Bikavuga yuko rero ashobora kuba yaricwe kuri Rucuru centre ugana Bunagana akitwa n'abarwanyi bo muri Wazalendo mu gito bari bateze. Hari vise wenda gato wihangane ahangaha muri Rukoro ndabyibuka narahanyuze ngiye za Rucuru za Kiwanja bavuga ko ari ahantu kuva na kera ngo hahoze ari habi cyane bahamburiraga hari agace karimo n'intoki ngo FDL zakundaga kuhategera cyane kugira ngo hace mbese uharokoke byabaga ari ibintu bikomeye cyane. Byavuzwe rero yuko bishobora kuba ari igice cyatezwe n'abagizi ba nabi. Turacyashakisha amakuru yabegereye Alfred Bizimana kugira ngo abe yaduha amakuru yimbitse nyirizina. Ariko biravugwa guherezo ku mugoroba n'ubu twabonye ano makuru dukomeza kuyagenzura dukomeza kubaza ariko ntibagira icyo batubwira bo tubajije bo muri AS bakatubwira ati no comment ntacyo barabivugaho. Turacyagerageza no gushaka bo mu muryango we kuko hari abo tugiye tuzi numva amakuru yandi arambuye tushobora kuza kuyabagezaho mu masaha cyangwa mu yandi matariki bitewe nuko abo mu muryango bazamera kutuvugisha. Inkuru se Vincent Mutaramu Mutangazaji buriya ko hari ibyo umuntu abareba bikanamucanga bikamuyobera ko twabonye iyo Wazalendo cyangwa se FDL bakoze ibintu nk'ibi ngibi twabonye none umusirikare ufite ipeti ryo ku rwego rwa koloneli urumva ko biba ari ibintu biremereye cyane. Nabonye ntago bajya banga kuba batinda kubitangaza kuko urabyibuka ko twagiye tubona amatangazo menshi hari nk'umusirikare waba wanarashweho bakabitangaza. So sinzi rero impamvu kuri kote ya AFC batabitangaje gusa ariko binahuriranye vise na ya makuru twagiye tubona n'ubundi abaturage bahara batubwira muri Rucuro ko ngo M23 iri kugerageza kugenda igabanya ziriya ntoki cyangwa se ziriya nsina z'intoki ku mihanda kuko ngo FDL zikunda kubategeramo cyane ikintu bita ambush. Birashoboka yuko banabikora kubera yuko baba batezwe igito none bakabona ko ari ngombwa kugira ngo izo ntoki bazikureho kugira zidakomeza kubuza ubuzima bo muri AS mu 23 kubera ambiscade ziri mw'ibyo bice. Urumva rero nacyo ushobora kugihuza n'ibiri kuba byose ukabona ko byafitanye isano. Reka dukomeze rero iyi nkuru dutohoze ubwo mu yandi makuru yacu ataha icyo turibuze kuba twabonye turaza kugenda tukigeza kuba dukurikiye. Icyo basabwa gusa bwana Mutangazaji Vincent nta kindi nukugumishaho urushinge bakabana natwe bakamekinga shwa ko bakanze kuri subscribe cyangwa se kuri sabone ku buryo igihe cyose inkuru yacu ihageze abagomba kuba mu bambere mu kubona inkuru ihagera. Vincent reka rero nkuko nabikubwiye reka dukomeze tuhere kuri izi nkuru z'imiriro ni inkuru zikomeye cyane. Reka twinjire rero za Gitega rero nta kindi kiri kugenda kihavugwa. Ikiri kuvugwa Gitega nuko ngo haba hari delegation ya AFC M23 yaba yageze hano za Gitega gusa iyi delegation ibi birimo biravugwa mu gihe nyamara mu minsi yashize nabwo Vincent twagiye tubona hari andi makuru avuga ko nanone hari delegation y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se ya Gitega n'ubundi nawe yaba yarageze muri eneo za M23 aho iyoboye birumvikana hano Igoma. Ubwo sinzi ngo bari kuganira ibiki bari gupanga ibiki mu gihe tubona nanone Kinshasa irimo irakorana na gihugu cy'u Burundi cyangwa se na Giseke na Neva ku rundi ruhande ukaba wumva ko nabo haba harimo imikoranire ariko wenda mbere y'uko wenda tugira byinshi tunasesengura cyangwa se tuvugaho banza udutaturire iby'iyi nkuru y'iyi delegation bivuga ko yaba yageze hano mu gihugu cy'u Burundi iturutse hano mu by'ukuri muri za Goma. Nibyo twabonye amakuru avuga yuko ari delegation Alliance Breve Congo yaba yageze i Bujumbura ariko mu buryo bw'ibanga cyane. Twavuga yuko bamwe bo muri M23 bageze i Bujumbura ejo nimugoroba ariko mu buryo buhishe cyane kubera yuko bari bacungiye umutekano kandi ku buryo bari batwaye n'imodoka
zifite fimeno hari ku buryo zitagaragara kuko yuko rero aba bo muri M23 bagiye Bujumbura babonana na Evariste Ndayishimiye nyuma yuko babonanye n'umuyobozi w'ingabo mu gice cya Bujumbura ndetse babonanye na chef d'état major bitavuga ko rero ibonana ryabo bombi baganiriye ku bibazo bifitanye isano n'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo AFC reka abwira abarundi ati murimo muraturasaho kandi turimo turarwana uburenganzira bwacu ati natwe ntabwo tuzabihanganira ariko amakuru yandi ava ku ruhande avuga yuko izi ntumwa za ASM 23 zavuyeyo bitagize icyo zumvikanye na perezida w'u Burundi bikaba kimwe n'uko byagenze igihe umugaba w'ingabo z'u Burundi prime yo ngabo yazaga igoma kuko byaravuzwe nabyo ko yari yashatse kubonana na Makenga ariko ntibabonana ngo bagire ibyo baganira bakavugana kuri telefone ariko ntibagira icyo bahuza bikavuga yuko rero harimo ubwumvikane hagati ya Alliance Fleuve Congo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ku buryo rero cyangwa se ubundi ashobora kuza kugira umurongo bahuriraho ngo bakavugana ku byerekeranye n'uko ingabo z'abarundi zaguma muri ubu zongere kwataka AFM 23 AFM 23 nayo ntiyongere kubataka none buri wese akaguma mu gice arimo nk'uko bigenda bihwihwiswa ariko yaba igisirikare cy'u Burundi cyangwa presidence y'u Burundi ntakirabivugaho ndetse na AFM 23 turacyashaka amakuru abyerekeye kuza kumenya nyizina kuko niba hari delegation y'abavuye muri Alliance Fleuve Congo yaba yarabonanye n'abantu cyangwa se niba ari ukubivuga nk'uko dutanga tubona amakuru menshi ava muri kino gihugu cy'u Burundi cyangwa mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adafite ahuriye mu kuri. None vise wenda natwe tuteka dukoreshe wenda ubusesenguzi cyangwa se icyo twakwita ngo ni inyurabwenge izi ngabo za cyangwa se delegation ya AFC M23 yaba yanyuze kugira ngo ibashe gushika cyangwa se igere hano mu gihugu cy'u Burundi ko ureba ahantu hose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihuriye mu by'ukuri n'iki gihugu cya Kongo cyangwa se Burundi buhuriye na Kongo ibyo bice byose ko tuzi ko biri kugenzurwa n'ubundi n'abarwanyi ba Wazalendo byaba byagenze bite kugira ngo bahure baba banyuze mu gihe babyumvikayo ntabwo babura banyura kubera yuko uhweka amanyura ugera Kibitoki n'ahantu hafi cyane kandi hariya ingabo z'abarundi n'uzo zihakontorora rero baba bivuganye kuba delegation yava Goma ikajya Bukavu ikava Goma ikagera Kamanyura ikava Kamanyura yomuka mu kibaya cya Rusizi yomuka muri za Rugombo ni ibintu byoroshye cyane kuba baba bivuganye delegation ya M23 yamaze kuhaviza ubutegetsi bwa Kisha bw'u Burundi yuko baje kubayinzira bagatambuka bakagenda bakagerayo ntabwo ari ikintu cyaba kidasanzwe kuko twava ko kidasanzwe ubona Bazarenda ahantu bafungiye niba twarabonye no gucikisha gasita byari ibintu bikomeye cyane wambwira ute kuko baba babikoze mu buhe buryo urumva ari nk'icyo cyambu bacamo cyaba cyoroheje nibura gucibwamo nibyo nakubwiye yuko kuva Kamanyura wo mukana birometero 2 bihari ugera mu Rugombo kandi hari abahari ni ingabo z'u Burundi ntabwo Bazarenda bihari Kiriya rero biroroshye cyane ku ingabo z'u Burundi zakinazwe batyo delegation zikayitambutsa ya okay reka tuze kureba rero mugani dukomeze dukurikirane turebe mu by'ukuri ibizavamo gusa nyine wenda icyo nibindi twanagenda twibutsa kuba dukurikiye Vincent nuko banagomba kwibuka ko usibye wenda kuba havugwa ibi tunabibutse ko n'abasirikare b'abarundi bari baragiye bafatirwa mu ntambara hano muri Kivu y'Amajyaruguru n'ahandi hose bagiye bahanganira n'uyu mutwe wa M23 nyine birumvikana twagiye tubona n'ubundi babashyiriza cyangwa se babahereza cyangwa se babahereza iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi byaravugwe nabyo kandi nabonye na Dr. Barinda avuga ko babahaye u Burundi binyuze muri Croix Rouge ko batari batabemeye ko babanze bavuga yuko atari ingabo z'abarundi urumva rero kuba babonana niba bavugana bagabasha guhana ifungwa azirokeye no kuba babasha kuvugana bakaganira ku byerekeranye n'urugamba bahanganyemo
Yavise twinjize rero muri Rucuro amakuru aravuga ko muri Rucuro n'ubundi ibitero bikomeje kuba ibitero bikomeje kuba bibi cyane. Ubu rero inkuru iri kuvugwa ku bigendanye n'ibi bitero akaba ari imirwano ikomeye cyane n'ubundi yahanganishije Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba M23. Ibi byo amakuru twabaye kuva mu masaha z'uyu munsi biravuga yuko Rucuro hari imirwano ikomeye cyane yamiranyije abarwanyi bo muri Wazalendo CMC na M23 mu gace bita Riki no mu gace bita Mashango. Nyuma y'amasaha make imirwano ibaye mu bice bya Biki M23 bivuga yuko yegeye imigera mu bice bita Muhongozi. Ari bikavuga yuko kugera isare y'imirwano ishiri kubera mu gace bita Kashabu nako bita Rurere hagati ya ASM M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Ya Wazalendo nta kiratangaza kuvuga niba yabakuye M23 mu bitero irimo cyangwa se M23 mwe yavuga ko yakuye Wazalendo mu bice bari barimo. Nuko abaturage batubwira ko kugira isano n'undi tuvugana bakimo barwana kuko bacyumva intwaro zikomeye mu gace bita Muhongozi mu gace bita Kashabu na gace bita Rurere ko humvikana intwaro zikomeye ariko mu gace ka Biki ndetse n'Amashango hakaba humvikana intwaro zoroheje bivuga yuko atariki irwanda ikomeye cyane nko mwabiro bice bya Kashabu na Rurere cyane cyane n'abaturage batangiye guhunga bava mu byabo kubera ubwoba bw'imirwano ihari ndetse n'imbunda bari kumva nyinshi n'amabombe arimo haba bikavuga yuko hari n'amazu yasemwe n'aya mabombe yaraswe n'impande zombi kubera yuko ingabo za Wazalendo abarwanyi ba Wazalendo barimo bararasa batitaye kuba hatuye abaturage cyangwa batatuye icyo babona cyose bari kukirasa nk'uko amakuru abivuga. M23 nayo ikagerageza kugira ngo ikingire abaturage ariko biravugwa yuko umuriro ukiri mwinshi mwa bino bice. Buriya wasanga ariho hari hirunze babandi bose bamaze iminsi bakurwa mu bice bigiye bitandukanye nkuko twebonye ko mu 23 muri iyi minsi iri kugira icya rwose ikagira icyaho ivanya abarwanyi gahita hashira defense. Bigaragara ko ubwo ibyo bice ariho bose bakusanyikiye bikaba ari urugamba rukomeye cyane. Biragaragara yuko ari urugamba rukomeye kuko M23 rero ko yahanganye n'Wazalendo ntabwo byari bisanzwe. Urabona yuko Wazalendo ifite ahandi hantu yaba yakuye imbaraga zirenzeho yari ifite cyane cyane ko bimenyerewe ko Wazalendo yo mu ishami rya CMC itari isanzwe ifite imbaraga nyinshi mwa bino bice bya Biki ariko imbaraga yagaragaje n'iki cyamunsi cyane cyane amakanda gaco ka Mashango n'agace bita Kashabu na Rurere na hano za Muhongozi bitandukanye n'imbaraga yakunda kugaragaza mu bice bitandukanye bya Rucuro. Yes, turakomeza kugenda tubikurikirana dore ko hano muri Rucuro kugira ngo uzabone rwose hamaze 2-3 nta mirwano ari ibintu biba bigoye cyane. Bityo rero hagahora hari imirwano bite nuko ari teritwari n'ubundi yagiye igaragara ko yabaye indiri cyangwa se yabayemo icyitwa FDLR benshi cyane ku buryo bageze n'igihe bakagenda bashinga imitwe igiye itandukanye irimo rero iyitwa za CMC n'indi mitwe igiye itandukanye yagiye yomoka kuri FDLR. Reka rero iyi nkuru tuyiveho twerekere tusubire duse n'abasubira gato hano muri Kivu y'Amajyepfo. Turebe rero hano muri Fizi rero nta kindi gikomeje kugenda kivugwa n'amatsinda abiri rero ya Wazalendo yahanganye bikomeye cyane nkuko amakuru aturuka muri biriya bice abivuga. Nibyo amakuru tugeraho nuko Wazalendo yakomeje guhangana hagati yayo n'amatsinda abiri yahanganye na bino bice bya Fizi. Aya matsinda abiri y'umutwe wa Wazalendo usanga ukorana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakozanyijeho mu mirwano ikaze yabereye muri teritwari ya Fizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo aho yasize umukomando umwe wo muri uyu mutwe ahasize ubuzima. Iyi mirwano yabereye mu gace ka Kikonde muri Gotoma ya Bashikarangwa muri segiteri ya Nganga muri teritwari ya Fizi nk'uko amakuru twabonye bivuga. Yego akaba ari imirwano yabereye mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki 17 ukwakira 2025 nk'uko isoko y'amakuru bigaragaza. Iyi mirwano rero ikaba yashyamiranyije amatsinda abiri yo mu mutwe wa Wazalendo y'ishami ya Birombe FAB yaguyemo umukomando umwe nk'uko bitangazwa na Victor Pesi dukesha amakuru kandi ikaba yegamiye ku butegetsi bwa Kinshasa. Umwe mu bagize sosiyete sivile ikorera muri kano gace yavuze yuko uyu mukomando umwe
yasize ubuzima biratera ubwoba bukabije mu baturage bari mwa bino bice. Imirimo yose ikaba yahagaze ndetse abaturage bakaba bahisemo kuguma mu ngo zabo bitewe n'uko babonaga imirwano ishobora kubuka nanone hagati y'izo bazarendo zombi. Undi bavuga yuko mwaka gace ka Kikonge hafi ya Sedeze umukomando umwe wundi wazarendo nawe yakomeretse ku buryo bukomeye nyuma yuko aya matsinda yombi arasanye ku buryo butoroshye. Nubwo rero biravuga yuko nubwo iyi mirwano yabaye ariko aya matsinda ko agikomeje gukorana no gucinga ibirindiro mu gace kegereye ahari abanyamurenge benshi. Bivuga yuko n'ubundi twakwita imirwano yakongera kubura kubera yuko nubwo byatuje batumvikana kubera bafite ibyo bapfa byinshi byerekeranye n'uburyo bagabana ibyo basabiye ndetse n'amafaranga bagenda bahabwa mu bihe bitandukanye. Imirwano hagati y'abarwanyi ba Wazalendo yagiye yumvikana mu bihe bitandukanye no mu bice bitandukanye kubera yuko ibi ngibi batabigabana neza mu buryo bifuza. Ahubwo service ibi bintu urabona abanyamurenge hari muri biriya bice by'umurenge baraza kugira amahoro niba byageze aho rwose batangiye kurwana buri niba bari kurwana bigaragare ko bari gusahura cyane. Ntibize kugutangaza nuko mugenzi wacu uri muri biriya bice by'umurenge ataraboneka neza ku mirongo ya telefone. Ushobora gusanga rwose Wazalendo hano zasahuye ibintu zabimaze utareba. Ni amakuru avuga yuko n'ubundi bapfa ibyo bagiye biba n'ubujura bukomeje mwa bino bice ibyo basahura noneho kubigabana kandi kigenda kinanirana bigatuma basubirana mu birumvikana yuko abanyamurenge bari mwa bino bice byo baraza guhura n'akaga kubera cyane cyane kuko n'abantu bariyongereye urumva ko ingabo z'abarundi zabaye nyinshi bongereye n'ingabo nyinshi kongerwa aba FDLR aba Wazalendo aba FDLR n'aba FDLR nabo baba benshi. Ibyo bariraga rero kandi nabyo ntibyiyongera ibyo byose bigatuma bishora mu bantu mu kubiba bishobora no guteza ingorane mw'abo banyamurenge bigatuma kaga kabaguye kubera yuko iyi Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC na FDLR na FNDB bari gushaka ibyo barya mwa bino bice twagiye tubibona batwara ihene batwara amatungo yabo magufi batwara inka ndetse n'ibindi bari bafite bejeje bagenda biba ubushatse kuvuga bakamurasa cyangwa bakasiga mugize ikimuga. Vise usibye wenda kuba hari intambara mu minsi yashize twabonaga amakuru ava ko abanyamurenge kubona imiti ndetse yewe n'ibijyanye n'ibyo kurya n'ubundi biba bikenewe ndavuga nk'indyohesha birayi ubwo n'umunyu agasukari n'iki byose bya bindi biba bitugomba kuba biri ku isoko ngo byaragoranaga bitewe n'uko Uvira yari yarafunze imihanda cyangwa se inzira zijya hariya n'ubundi muri iyo mice cyangwa se iyo muri za Minembwe birumvikana imurenge. Ubu bihagaze bite byo ku makuru waba ufite cyangwa se waba warabashe gutohoza kubigendanye nuko bihagaze? Ese na n'ubu ntabwo barabona aho babasha kwigurira umunyu nako gasukari? Kirakari ikibazo gikomeye cyane kubera yuko abanyamurenge bari babino bice nta munyamurenge babasha kugera mu mujyi wa Uvira cyangwa mu bindi bice bitandukanye ku buryo babasha kugura ikintu. Ubivuga mu ijambo rimwe bari muri gereza bari mu mwumba idafunze nimba kuko irenze no kuba gereza kubera yuko gereza buryo buzi impamvu yirimo ariko bameze nk'abari mu mba idafunze. Yaba rero mugerageje kujya mu wuno mujyi wa Uvira ntabwo agaruka. Urumva kubona isukari kubona umunyu kubona amavuta ni ikibazo. Basigaye batunze nyine n'ibyo bejeje n'ibyo bahinze n'amatungo boroye amwe abatibye. Rimwe na rimwe no kubona imiti byaragoranye imiti bari bafite imyinshi irimo irarangira. Niyo mpamvu wumva bamwe bagerageje kugira ngo bajye mu mujyi wa Uvira gushaka nk'ibiti wumva ko n'imodoka zabo zigenda zifatwa cyangwa bakaba bagirirwa nabi. Urumva ko ibibazo byo baracyabifite mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nahoze mbona amakuru ava ko ngo ingabo z'abarundi ngari zo zisigaye ziracuruza ibigendanye na za mobile money muri ibyo bice by'umurenge. Sinzi hano numvishe rwose hari umuntu urimo kugenda bivuga ko hari ibikorwa byinshi zirangabo ziri kwicururiza zabaye abacuruzi bakomeye cyane hariya imurenge. Ntibyagutungura kuba babikora kubera yuko disipurine yabo ntabwo ari disipurine isanzwe. Disipurine yo kwishakira amafaranga ntabwo ari disipurine yo gucunga umutekano cyane cyane ko nta n'icyo baruhira.
Yes, Vise tukiri hano muri Fizra ariko hari n'amakuru ava ko rwose ngo ubwoba ni bwinshi cyane nyuma yuko aba bazarendo barwanye ngo abaturage ngo bafite ubwoba bukomeye cyane wanagereko n'aya makuru ari kugaragaza ko izi ngabo za Rundi ziri gutegura ibitero karahabutaka n'ubundi hano kuri twirwanaho muri za Mikenke ngo ubwoba bwawe bwinshi cyane kubirumvikana muri abo baturage. Nibyo mu makuru twabonye nuko abo basize n'ubwoba ari bwinshi cyane mu gace bita Kikonde nyuma y'imirwano yabaye hagati y'aya matsinda abiri ya Wazalendo agahitana umukomando umwe wo muri Wazalendo abaturage bafite ubwoba bwa yuko ubundi bishobora kongera kuba bibi ibintu bikaba biri hagati y'imitwe yombi ya Wazalendo kubera yuko harimo aba Wazalendo ku ruhande rumwe bakomeretse ku buryo bukomeye noneho bituma ikindi gihamya cya Wazalendo kigira ubukana bikavuga yuko rero uruhande rumwe rwimukiye hano bita Kikonde urundi rukajya mu nkengero z'Ikikonde bikaba rero byateza amakimbirane n'ubundi mu minsi cyangwa no mu masaha cyane cyane rero bakavuga bati muri groupement ya Basikarangwa muri mudugudu wa Kikonde niho ubona ari Wazalendo nyinshi cyane cyane mwisegiteri bitanganja bikavuga yuko rero bafite ubwoba ko izi Wazalendo ubundi zishobora kongera gutana mu mitwe cyane cyane groupe bita Biroze Bishambuke ko ishobora kuza n'ubundi kongera kurwana na ngenzi yayo nyuma y'uko umujinya bajyanye kuba babuze umuntu batiwufite sosiyete sivile z'imwanya bice zikaba zitabariza abaturage bavuga ko babona n'ubundi ibintu bikiri bibi kuko yaba Wazalendo ziba mu kibaya cya Ruzizi yaba Wazalendo ziba za Uvira ubona ko zose ziri kugira ziba konsantere mwa bino bice bigatuma n'abaturage badakora imirimo yabo kubera yuko babikanga yuko mwa bino bice hashobora kuba ikibazo isaha ku isaha akaba ari niyo mpamvu sosiyete sivile itabaza guverinoma ikishaka yuko ikwiye gukora ibishoboka byose ikajya gucungira abaturage umutekano wo mwa bino bice bya Kikonde. Aha, ibyo rero ni ibiri kubera birumvikana aho imurenge. Reka rero Vincent tugaruke hano muri Kivu y'Amajyaruguru tusimbukire rero muri uyu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma rero amakuru aravuga ko hano muri za Nyiragongo ngo habaye umukwabo karahabutaka. Uyu mukwabo rero ngo wakozwe na AFC M23 ukaba rero ngo wasize ufatiwemo abantu benshi mu by'ukuri bakaba bamaze kuba bafatirwa muri uyu mukwabo. Nibyo ni umukwabo waherezo ku mugoroba muri Nyiragongo ndetse no mu bindi bice byinshi bitandukanye haba ari mu mudugudu bita Ngagi ndetse n'ibindi bice byinshi bigize ino teritwari cyangwa ino komine ya Nyiragongo. Biravuga yuko nyine habayemo umukwabo ugamije kugira ngo hashakirwe abagizi ba nabi baje bagaragaramo mu bice bitandukanye. Iyi komine nabizi yuko ni komine yabaye nk'indiri FDL ndetse n'Abazalendo bakomeza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bihe bitandukanye cyane cyane muri aka gace bita Ngangi ya gatatu. Yego. Kuri uyu wa gatanu rero niho M23 yazindutse ikora ibikorwa by'umukwabo mu bice bitandukanye by'uyu mudugudu wa Ngangi ya gatatu muri groupement ya Munigi akaba muri teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru ya Goma. Ibikorwa rero byo gushakisha abagizi ba nabi cyangwa icyo bakunda kwita kuvuretse kikaba cyatangiye mu gitondo hagafatwa urubyiruko rwinshi cyane cyane rwiganjemo abacuruzi ibiyobyabwenge nk'uko byavuzwe mu masaha 48 rero bari bihaye bavuga yuko bakomeza gukora kuvuretse kubera yuko mu gace bita Kwiziba ya kabiri yagaragaye ubwicanyi bukabije cyane cyane mu igurupoma ya Munigi. Yego. Bakavuga yuko rero abayobozi ba AFM 23 bari bavuze yuko kubera umutekano muke ukomeje kuhagaragara bagomba kujya bakora kuvuretse guhera saa 11 za mu gitondo kugira ngo bamenye abaharaye abazindukiye bose bamwe. Uwo mukwabo ukaba ukorwa kugera ku ishuri rya primaire bita Kiyabo cyane cyane ishuri rikunda kugaragara ubugizi bwa nabi bigatuma n'abana bata amashuri kubera yuko hari abana bakunda gufatwa ku ngufu nk'uko byavuzwe ndetse no kuri Kiliziya Gatolika na stade byegereye mwa bino bice ko hakunda kuba ubugizi bwa nabi bukozwe
n'isoresore rero kugaragaza tureka bafashe uwo mugambi kugira ngo igizenguruka ibashe guha umutekano abaturage ndetse no mu gitondo irebe ababa bari muri ibyo bice ariko biravuga yuko n'ubundi abagize umutwe wa FDLR na bino bice cyane cyane bakunda kuba bari kuko bacumbikirwa n'abaturage bari muri bino bice Nyiragongo rero bakaba bavuga yuko ngo guhera ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 muri quartier Kasika ndetse na quartier bita Mabanga Sidi muri komine Karisimbi bavuga yuko ngo hagaragaye aba FDLR benshi kandi byagiye bituma AFC mu 2023 ikunda kubaza ku buryo bamwe banafashwe bakajyana Katindo kugira ngo babazwe noneho bazabone koherezwa mu bice bakomokamo nk'uko byavuzwe na bamwe mu begereye AFC mu 2023 bakorera muri bino bice ya nguko rero ubwo ni birumvikana abenshi bafashwe n'ubwo abo basanga bari kurenganwa nizera ko rwose ubwo baraza kubarekura ariko nanone bakomeza kugenda buza abandi amahoro abo rwose bishobora kuza kurangira n'ubundi bibaye bibi cyangwa se bakaba banafungwa nabyo birashoboka cyane. Reka twinjire rero sasa muri Kenya rero naho cyangwa se duhereka dore muri Madagascar yego niho hari inkuru mbona ikomeye cyane mu kanya gato rero mu abaherutse kuba bakwigarura ubutegetsi bwana Vincent bakaba ngo bamaze gutangaza rwose nyuma yo kurahira bavuze ko rwose ibigendanye n'amatora y'umukuru w'igihugu atazaba imbere y'imyaka 2 yose. Imyaka 2 nahoze mvuga rero Vincent ko ari imyaka myinshi cyane uyu mugabo aramutse ashaka kuguma ku butegetsi ashobora kuba yarakonvensa abaturage ku buryo n'ubundi gutora ashobora gushyiramo kandidaye ugasanga n'ubundi agumye agize amahirwe agumye ari umuyobozi agakomeza akayobora. Ndabona Vincent uyu mugabo cyangwa se aba bamaze ko bagera ku butegetsi nabo nta gahunda yo kurekura dukurikije uburyo ki barimo gutwaramo ibintu. Wavuga yuko ni n'uburyo bwo kwiyamamaza nyine mu iyo myaka 2 baba biyamamaje uyu Michel rero Colonel Michel yarahiye uyu munsi akimara kurahira rero mu ijambo yagejeje ku baturage yavuze yuko ikimuraje ishinga ari ukubanisha abaturage ba Madagascar cyane cyane bahuye n'ibibazo bikomeye nyuma y'imyigaragambyo itari yoroshye ahamagarira abaturage kwiyunga ndetse no kugira ubumwe no gukora abashishikariza yuko abamenyesha yuko ikibazo cy'amazi n'umuriro kiri na kino gihugu agiye kugikemura bidatinze yavuga yuko kandi amatora y'umukuru w'igihugu ko ashobora kuzakorwa mu gihe nyuma y'imyaka 2 no munsi n'indahiro ryiwe bamwe mu bari urubyiruko bakoze imyigaragambyo bari barangaje abandi bari bayitabiriye abasezeranya yuko ibyo basabaga byose agiye kubikora bidatinze n'ijambo yavuze atuje cyane yagaragaye yizeza abigaragambyaga yuko yumvise ibyifuzo byabo kandi ko azabishyira mu bikorwa. Ya ubwo nyine buri muganire kafata igihe nawe abanze yamamaze arebe ko yazahangana mu kindi gihe afite imbaraga. Reka twisimukira twigira hano muri iki gihugu cya Kenya naho hari amakuru avuga ko uyu rero nta wundi ni Uhuru Kenyatta watangaje rero ko napfa azasanga Raila Odinga akamutembereza ubwo birumvikana iyo yabashe kuba yerekera. Niko yatangaje Uhuru Kenyatta yavuze ati nanjye nipfa ati nubwo nari hafi yo gupfa ati mbeko umunsi nzagera Raila Odinga azanembereza mu mihanda yari yagiye ati kuko azaba yaramenyereye kandi ahazi neza. Urumva yabivuze mu rwenya rwinshi agira ngo aterye anerekana uko yarabanye n'uyu muyobozi wiwe amagambo yatangaje ariko bamwe arabashengura abandi baravuga bati ntacyo kuva nawe uzi ko uzapfa azakwakira ntabwo azabura kukwakira kuko waje kumusezeraho kandi ntabwo waje kumusezeraho umwanze ibyo mutahurizagaho byari politike kandi byagombaga kuba kugira ngo mugeze igihugu ahakomeye kandi umuntu wese yakubakiraho. Yes, hanyuma vise ubwo rero ndumva andi makuru rwose niba hari update cyane ndabiza abantu benshi bari kwibaza ngo ifaranga rimo riragenda rizamuka cyane
birumvikana haba Igoma ndetse na za Bukavu. Wenda mbere uko dusoza ikiganiro watugezaho uko ibintu byifashe n'ubundi aho ngaho muri uwo mujyi wa Goma kubigendanye n'ibyo byose mba nakomojeho. Goma twabonye kuri wa gatatu idarushimwe ubuziranenge zizenguruka amaduka ndetse n'amadepo bajugunya ibintu bacuruza ariko byaharanije manda. Yego ndetse kuri wa gatatu itangazo ivuga yuko santere itagomba kurenza 3,000 by'amanyekongo. kandi igihano abaturage bari mu bice AFC-M23 ikontorora bashyizwemo n'ubutegetsi cyo kubima amafaranga no gufunga amabanki ko AFC-M23 iri kurushaho guhangana nacyo kandi inabirwanya kugira ngo abaturage barusheho kwigira no kwifasha. Ibyo ngibyo ko bazabitsinda bakoresheje arefa, bakoresheje n'akadeko ndetse n'indi politike bifuza gushyiraho y'uburyo bakoresha amafaranga yabo yihariye, nubwo batari bavuga uko bizagenda kuko barabivuga ariko ntabwo bari bagaragaza nyirizina uko bazabikoramo, bakasaba Kinshasa yuko igihe cyose yakomeza gufata iyi meziri yafashe yo gufunga amabanki ko nabo bazafata izindi ngamba zitandukanye n'ibyo byifuzo bya leta ya Kinshasa. Hanyuma muri Bukavu ubwo byose bihurije hamwe nuko bimeze. Bukavu nabo icyerekeranye n'ifaranga byo ni kimwe, ingamba zifashwe mu mujyi wa Goma n'ubundi nizo zifatwa mu mujyi wa Bukavu. Icyerekeranye rero na business, ubona yuko business irimo ikorwa nk'uko bisanzwe, nta mpinduka, nta n'ikibazo cyageze kibaho. Yes, Vise, ubwo rero ndumva niba nta kindi rwose twakurekura tukaza gukomeza n'amakuru yacu mu yandi masaha ari imbere. Abakoze nagushimiye. Yes, bakunzi ba Jeune Official rero nuko ibintu byifashe rwose, nuko amakuru ahagaze. Ubwo rero mbibutsa ko rwose amakuru twagiye tubagezaho, twagiye tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Twagarutse rero ku nkuru ivuga ko hari umukoloneli wa AFC-M23 witwa Alfred Bizimana ushobora kuba ngo yishwe na Wazalendo. Ibiro twagiye tubigarukaho byagaragaye ko rwose ashobora kuba yiciwe muri za Rucuro. Twagarutse rero n'ubundi kuri hano muri gihugu cy'u Burundi, aho rero bivuga ko Bujumbura haba hamaze kuba hagera delegation ya AFC-M23 kugira ngo bagire ibyo baganira na Evariste Ndayishimiye. Tugaruka rero kuri Fizi aho amatsinda abiri y'Abazalendo yasubiranyemo arwana bikomeye cyane ndetse haza kuba hapfamo umuyobozi wo muri iyi mitwe ya Wazalendo. Twabagejeje rero yuko n'ubundi hano muri Madagascar abamaze kuba bafata ubutegetsi bamaze rero kuvuga ko amatora y'umukuru w'igihugu azaba nyuma y'imyaka 2. Twagarutse ku mirwano yabereye hano muri za Rucuro, n'ubundi imirwano ikomeye cyane ndetse aho kugeza no muri amasaha tuvuye muri studio n'ubundi iyi mirwano ikiri kuvuza ubuhuha. Ni byinshi twagiye tugaruka, twanagarutse ku rundi ruhande kandi kuri couvre-feu cyangwa se ku mukwabo ukomeye cyane wakozwe na AFC-M23 hano muri Nyiragongo, uza gufatirwamo rero atari bake. Ibi nabyo biri mu byo twagiye tubagezaho. Ikindi rero twagarutse kuri muri Kenya, tugaruka no kuri Uhuru Kenyatta watangaje ko napfa azasanga Raila Odinga witabye Imana akamutembereza. Mu by'ukuri iyo ari ubu maginga. Nguko rero nuko amakuru yacu yarateye. Reka dushimire cyane mwe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Cyane cyane rero shimira cyane mwe mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera ku buryo inkuru zacu zihagera mukaba mu bimbere. Andi makuru ni mu yandi masaha. Mukomeze munogerwa n'ibiganiro byacu, turabakunda cyane. Mukomeze munogerwa na gahunda zacu. Ciao. Shuti bakuzi mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube by'umwihariko kuri Eugene Official. Twabazirikanye muri uku kwezi kwa 10 kugira ngo dufashe mwe mwese mutugana. Twabahaye igabanyirizwa ry'10% ku burwayi runaka ugiye kwivuza cyangwa ikibazo runaka ushaka kwirinda hakiri kare. Dore ko mwese mwe mutugana murwaye abandi mushaka kwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza by'umwihariko nk'intego yacu. No kuvuga ngo rero
iyo promosiyo mwese yabagezeho ari abari muri Amerika, abari Canada, abari Australia, abari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri kure ya Afurika, ndetse n'abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko i Goma, turi muri Gare Centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinierse, ho hakaba ari na massage. Abo mwese rero muri hanze nimero muzajya mutuboneraho na akamenyetso guteranya 250 782 99 05 naho abari mu Rwanda ubwo ni Gisenyi umanukiye muri Avenue kwa Claver ukagera ku muhanda w'amadepo ibumoso bwawe hari etage hari niho dukorera, naho i Kigali ni Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12 naho niho dukorera. Hakurya yaho kimanuka ku muhanda hari restaurant bita Vision Restaurant turi hakurya yaho. Naho rero abari mu Rwanda ni 0782 99 05 6.